Can you just quick? Yeah. Hey, nobody! Hey, good. He claims to be Lucifer, evil spirit's master, and other frightening names. He's capable of eating blades, spitting nails, controlling fire, among others. He's a magician by the name of Black. He has incredible and unbelievable magic you have never seen. Ntabwo ari abanyamakuru ba Freemax bambajije icyo kibazo. Born in Burundi and the relatives fled to Tanzania. Came to Rwanda and started his career music. Later on, he stopped on his sixth song and joined magicians. Muri rusange mushari geuka misumari mbio mbio, misumari toka ndani ya tumbo. Nini misumari aka oya ntabwo runyica ku munsi ntunzwe n'inzembe 100. Ubwo rero funguo toka ndani. Swallowing a fork, then it disappears and finally comes from another person. It's just that someone can agree and let him perform this. Who can accept this fork to come from him? Whenever they swallow it, no one. Nuko bitakunda ngo abantu banyemerereye imbasha kuyimira ikava mu wundi muntu nko muri bari abantu muri kubona hariya. Shobora kuyimira ikava nko muri bari. Ive muri wowe muze. Ikuvemo. Ni zanzembe n'amacupa. Oya ntunzwe n'amacupa. Oya birumvikana. Iyi ni maji kukwereka ifunguro ridutunze nabyo urumva ni ibintu bigize ubwo. You can't perform this unless you are a magician. First, it can harm you. You can breed a lot of blood. Second, it can kill if it has no proper place in you. Cause for me, I have different stalks inside. The nail stalk, the key stalk, and so on. Performing this magic, for us we use superpowers. We have superpowers, and that's why it's unique for magicians. We asked him if he has insurance before he banned himself, and he was like, yes, I have it. And secondary, this fire cannot harm us magicians. I have hope because I perform this, I practice this first. It can affect me, all these people. In brief, we are enemies of shyness and fear, so we aren't afraid of fire on the judgment day. Ufite ubuziranenge muri maku y'umuriro wanjye
kuko ni umukino mbere y'uko usohoka nabanje kubigenzura ko nta kibazo watwara haba jewe haba abantu. I started performing this around 2010s and 2011s. After coming back from Tanzania, we get some new skills, but the idea came around 1990s when I was in Burundi. And then went to Tanzania to attend magician concert. I was really impressed. I liked it too much. And from there, I get some magics. Kose uko mbibona nanjye n'ubwa mbere mbibonye da. Ubwa mbere mbibonye nanjye. Nk'uyu mugabo agusuye mu rugo iwawe wamukingurira. Ubu ngubu reka ntabwo nakwirirwa mugezi wanjye. Kubera iki? Reka ndabona ni igini iteye ubwoba. Mu gifaransa bavuga ngo c'est incroyable. We asked the black why he says he's not afraid of fire on the judgment day. And I was like, because priests, fathers, pushers keep threatening my customers every day and everywhere that if you do this and that, you'll be thrown in fire. To the extent that at the moment, people are afraid of fire. On the judgment day, they were doing a rehearsal so that we won't get burned. I play this game by asking the public, or the faint, should I pass? They reply pass. When they respond pass, I then pass myself. There are so many games that I have not showcased or performed, like cutting someone's head off and entering a bottle. Twaganira na Afrimax nabonye musura ubwo nanje ndabakiriye hano niho hantu basha kuba naboneka kenshi ku munsi ni mu gacinjiro k'umuji wa Kigali ku buryo n'abantu baramutse bamwene hirya no hino konja gukorera ibi mu mahoteli naye baza hano mu gacinjiro k'umuji wa Kigali muri ibi bihe by'iminsi mikuru ndacyari
hano nka Freemax rero muransuye kandi mubonye ko ariho musanze nk'uko mwagiye mubyumva ko ariho muzansanga rero ni impamu uyu musore w'udukoryo twinshi mu nzozi afite mu bukorikori bwe ngo harimo kuzagusha imvura y'amadolari ku buryo azashaka nk'agace kamwe gatuyemo abakene akakagushamo iyo mvura. ngira ngo buri wese nibigaragarira amaso yaba yacu cyangwa se ayanjye ndetse n'ayabateraniye hano. The Black, iki nicyo gikorwa cya nyuma mu dushya ushobora gukora cyangwa hari n'akandi wenda uri butwereke? Birumvikana mfite imikino 50 ariko mu mikino 50 hari imikino ntabasha gukina kubera ko ntabaterankunga mba mfite ndetse nta n'amasoko ku buryo byobyazwa umusaruro mba mfite hafi, ubwo bigatuma mpora nkina imikino isa n'aho ari imwe. Ariko nk'ubu ngubu uyu mukino wo kurya ivide ntabwo hano wari umenyerewe, ubu ngubu mbashije kuwurya imbere ya Freemax. Mfitemo imikino myinshi cyane, urabona ko nk'ubu yari imikino itandukanye ariko hari imikino myinshi mba ntabashije nko gukina, harimo guca umutwe umuntu bakajya kogoshesha, kwinjira mu icupa cyangwa se kuba natekera umureti ku mutwe w'umuntu. Ubu ushobora guca umuntu umutwe bakawujyana bakawugarura akongera akaba umuntu rwose. Iyo maji rwose n'ubu ubushize nari ndi mu marushanwa ya East Africa Got Talent, nifuzaga kujya Kenya guhatana, nkaba nari kuzahagera nkahita nca umutwe umuntu bakajya kogoshesha deni bakawunzanira nje nkawusubizaho, umuntu akagenda agakora akaba muzima akaza akaganira. Mu kanya nari nkubajije nti ese ibi bintu wabitangiye ryari, icyo gitekerezo wakigize ugikuye kuki? Yego, mu by'ukuri icya mbere nifuzaga kumenyekana, icya kabiri nifuzaga kubona ibintu byantunga kugeza ubu birantunze, icya gatatu bigutunze mu buhe buryo watunyuriramo wenda muri make? Ni uko ngo birangaburira bikaba byanyambika. Urabona nk'ubu nk'iyi nkweto ntiramara n'iminsi 2. Wayikuye muri ibi bitangaza byawe? Nk'ubu nayiguze mu mafaranga avuye muri Magic kandi nta wundi muntu ufite wayigurira ndi kinege. Icya gatatu wenda nifuzaga kuba igihangange mu by'ubuvumbuzi, kugira ubuhanga n'ubunararibonye mu bintu bijyanye n'ubuvumbuzi ku buryo novumbura ikintu gikuraho urupfu ku bafana banje ndetse n'abandi bantu tukiberaho ubuziraherezo. N'ubu nibyo bindaje ishinga kuba navumbura ikintu cyakuraho urupfu. Ubwo icya kane nacyo kubera ko nari narakubiswe n'inkoni y'ubukene cyangwa y'ubushomeri, nari ndajwe ishinga no kuvumbura icyo gusha imvura y'amadolari. Mbega iriya mvura igwa ikajya igwa none hari amadolari ari kugwa. Ubwo icyo ngicyo nacyo ndateganya ko byibuze imvura nazayigusha muri 2020 n'umwaka utaha, nibiba ngombwa nshobora kuzagusha imvura mu ahantu hose hari abafana banje, ubwo kugira ngo ubushomeri n'ubukene bigabanuke mu bafana. Ubwo nuko ngo bano bafana banje bashonje bahishiwe. Kweri mu by'ukuri nta mugore uzwi wemewe n'amategeko mfite, nta n'umuryango mfite. Umuryango wanjye mvuka mu gihugu cy'u Burundi, umuryango usa n'umaze guhona, abandi nabo ni impunzi za Tanzania, nanjye ubwo ndi mu Rwanda mu buzima kandi bw'ubuhungiro. So nibi ngibi nkora nubwo bimfasha kubaho, ariko ubwanje nanje bifite ingaruka nyinshi cyangwa imbokamizi nyinshi. Nibyo nendaga kukubaza. Frankly, I have no wife. I'm not married. I have no family. Born in Burundi, and the relatives died, and others fled and are refugees somewhere. The swap brought me some disadvantages, like I can't easily get a lover. And at the moment, I need a wife. And I lost hope whenever I approach a woman on a date, and ask her to be my partner, and agree to be married. They'll be like, no, a person like you who eats bread late, it's really a barrier to me. Even when I need making love, you see, I go somewhere at night and find prostitutes who done to me, because those who know me are afraid of me.
nkishyura ku kiro ya bugufi cyane n'izindi mbaraga bita satanike cyangwa se imyuka mibi. Wowe utekereza ute kuri icyo kintu cy'imyuka mibi? Ese nijoro wa mugani hari abavuga bati ushobora kuba ujya ikuzimu, nk'uko bamwe bajya babivuga ngo hari abantu bagira imbaraga bakura ikuzimu, ntawamenya n'ibivugwa. Wowe ku ruhande rwawe izi mbaraga mu kanya mbona babaye babiri, mbona babaye batatu, babaye nk'umunani, nagiye kubona mbona abadiyakoni baraje barampaguruka kugenda bagusohora mbiri ngo haje umudayimoni ngo urimbura ngo urusengero rw'Imana, ngo uwo munsi ngo iteraniro ngo n'amasengesho ngo ntagerayo. The Black, igihe kizagera ubyare ndetse ugire umuryango, wumva abana bawe igihe nikigera ubafite uzabatoza nk'umwuga wawe? Kuko burya umwuga akenshi umubyeyi akora hari igihe uraga umwana cyangwa akawumutoza. Wumva wabyishimira kubona umwana wawe akora umurimo nk'ukora? Ahubwo byoroshye cyane, nasi ibintu bituma reba nk'ubu ngubu nabaye n'umusitare kubera amaci. Nifuzaga kumenyekana, nari narabibuze, nasi ubwo watanga iki? N'umwana wanjye agomba azakora ibi ngibi, mbega we nuko kwanza umwana wanjye niwe uzamurika noneho cya kindi cyo kwinjira mu icupa. Hari icupa twabonye kare riramwo riba ririmo umusaraba. People have been throwing stones to me saying this is witchcraft, and they say you can just eat a blade without some evil spirit. You see, and it's part of the job. That's consequences, you know. Even when you're a driver, one day you can get killed by your vehicle. Maybe that's the point of their field. But to me, it's just a talent.